mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Kalvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Aha, reka tubasuhuze rero mwe mwese abateze amatwi kandi tubahe ikaze muri iyi saha twongeye guhabwa n'Imana kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Mana nziza, reka tugushime kandi tuguhimbaze, tugushimira ineza yawe n'urukundo rwawe bitarondoreka, ndetse n'aya mahirwe yo kugira ngo twongere turambure ijambo ryawe twumve icyo utubwira. Dufashe rero ucishe bugufi imitima yacu kugira ngo amatwi yacu niyumva twumve neza kandi twumvire, ndetse dukore icyo ijambo ryawe ritubwira. Abari hirya no hino ndakwinginze ngo utugirire neza Mwami, buri muntu wese atera intambwe ava aho yarari mu buryo bw'umwuka yegera imbere. Urakoze rero kuri mwiza kandi ko witeguye gukora byinshi birenze ibyo tugusabye, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nifuje ko natangira mbabaza ikibazo, ariko kandi ikibazo dutuwe twumva cyane. Dukunze kumva Kalvari, tugasoma mu ijambo ry'Imana tukabona Kalvari, abaririmba bakaririmba Kalvari, ariko ndagira ngo twibaze kubera iki Kalvari yabayeho? Kubera iki Yesu yababarijwe i Kalvari? Kubera iki Yesu yikoreye uriya musaraba uremereye munini cyane akawugeza i Kalvari? Kubera iki Yesu yapfiriye ku musaraba i Kalvari atewe imisumari mu biganza no mu birenge? Kubera iki yatewe icumu mu rubavu? Kubera iki yambaye ikamba ry'amahwa? Umwana w'Imana, umwami w'abami, kubera iki yatutswe? Kubera iki yanzwe n'abo we yajaje gukunda, nyamara bikarangira abapfiriye hariya ku musaraba i Kalvari? Ni ukubera iki? Ni ukubera iki Yesu umwana w'Imana, umuremyi w'isi n'ijuru, uwo Bibiliya ivuga ko yari igitangaza, akaba Imana ikomeye, umwami w'amahoro, yapfuye urupfu rubi rwo kubambwa nk'aho ari ruharwa, nk'aho ari umunyabyaha urenze abandi? Ndakwinginze ngo utekereze kuri iyi mpamvu yaba yaratumye Yesu apfa ku musaraba i Kalvari. Intumwa Pawulo yigeze kuvuga amagambo akomeye kandi amagambo y'ubwenge ndetse aturuka ku mutima, ku ndiba y'umutima we. Aravuga ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanwa no gupfa kwe. Inde uwo nguwo wapfuye ku musaraba i Kalvari. Pawulo yashakaga kumumenya. Pawulo yashakaga kumenya iyo mpamvu y'urupfu rwe, yashakaga kumenya impamvu yo kuzuka kwe, yashakaga kumenya neza uwo nguwo wapfuye ku musaraba i Kalvari. Ndagira ngo niba uneze amatwi neza wumve neza yuko turimo kuvuga kuri iyi mpamvu cyangwa se kuri uru rugendo rw'i Kalvari. Imana tubona neza mu ijambo ryayo mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere ko yaremye ibintu byose. Yaremye isi, irema ijuru, irema ibiri mu kirere, irema n'ibiri ku isi, irema n'ibiri mu nyanja, irema buri kintu cyose kiriho. Bibiliya itubwira neza yuko nta kintu kiriho kitaremwe n'Imana, nta kintu kiriho kitaremwe na Yesu Kristo, ari nawe wapfuye ku musaraba i Kalvari, kandi byose byaremewe we. Ariko Imana ishimwe, kuko hano mu ijambo ryayo ni naho tubona ko Imana ariyo yaremye umuntu. Tangirira igice cya mbere umurongo wa 26 n'uwa 27, Bibiliya iduha neza igitekerezo kiri muri rusange. Nimvuga rusange ndagira ngo wumve ukuntu Imana yaremye ikiremwa muntu. Bibiliya tubwira ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo,
afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Mu yandi magambo, Bibiliya iri kutwereka neza ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Imana yaremye umuntu ngo ase nayo, kandi abo ni umugabo n'umugore, niko Imana yabaremye. Ariko iyo ugiye mu gice cya 2 cy'Itangiriro, umurongo waho wa 7, Imana itwereka by'umwihariko noneho uko yaremye umugabo. Bibiliya irambwira hano mu Tangiriro igice cya 2 umurongo wa 7 ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Imana yabumbabumbye umugabo, iramubumbabumba rwose, n'intoki zayo iramubumba neza nk'uko ari, irangije imuhumekeramo umwuka wayo. Hanyuma Bibiliya tubwiye ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umugabo Imana yamubumbabumbye mu mukungugu, yaramubumbabumbye rwose, n'intoki zayo imuhumekeramo umwuka wayo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Bibiliya iratubwira muri Zaburi, Dawidi arimwo avuga yuzuye umwuka w'Imana n'ubwenge buturuka mu ijuru, yitegereza ukuntu Imana yamuremye, maze aravuga ngo naremwe mu buryo butangaje. Mu buryo butangaje. Ndagira ngo abize ibijyanye no kumenya umuntu bazi neza ukuntu umubiri w'umuntu urimo ibice byinshi bitandukanye. Ndavuga urebye nko ku nzungano, hari urw'amaraso, hari urw'ibiryo, hari ibiki byose, n'ibintu byinshi cyane byerekana ko Imana ari umuremyi w'umuntu, kuko nta muntu buntu wabasha kugira igikorwa cyamera nk'Imana yakoze irema umuntu. Ndetse ku murongo wa 21 w'iki gice n'ubundi kugeza ku wa 23, Imana itubwira ukuntu yaremye umudamu. Bibiliya tubwira ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Mu yandi magambo, Imana niyo yaremye umuntu, yaba umugabo yaba umugore, Imana niyo yabaremye. Ndetse Bibiliya itubwiye yuko Imana yabanje kurema umugabo, imubumbabumbye mu mukungugu wo hasi, ndetse imaze kumubumbabumba, imaze kumuha ingingo zose nk'uko yazimuhaye, imaze kumusoza neza, ngo imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, maze umuntu ahinduka ubugingo buzima. Imana ntiyahagarikira aho ngaho, irongera irema umudamu mu buryo bwayo bw'igitangaza, imukuye mu rubavu, imukuye mu mugabo. Imana irema umudamu, ndetse nk'uko Bibiliya bitubwiye, Imana yabaremye mu ishusho yayo. Imana irema umugabo n'umugore mu ishusho yayo, kandi nk'uko biri bivuga, bose bari batunganye. Bibiliya itwereka neza ukuntu Adamu na Eva bari badafite icyaha, basabanaga n'Imana, baganiraga n'Imana. Imana yarabasuraga ikabaganiriza, Imana yasaga iwabo ikabaganiriza, nta kibazo namba gihari hagati yabo nayo, ikababwira bakumva, ndetse nabo bakayibwira, bakaganira nayo, ntacyo bikanga, ntacyo bishisha. Bagenderaga hafi y'Imana, Imana ikagendera hafi yabo. Mu yandi magambo, bari mu busabane bwiza n'Uhoraho, ari nawe muremyi wa byose, ari nawe muremyi w'umuntu. Imana rero irema umuntu, irema umugabo, irema umugore. Ndetse Imana nk'uko tubibona mu gice cya 2 cy'Itangiriro, yahaye umuntu amahitamo. Yamuhaye guhitamo ubugingo cyangwa se agahitamo urupfu. Kubera iki Imana yakoze ibi ngibi? Nuko Imana ari urukundo. Imana ikunda umuntu, ndetse nta nubwo ari umuntu gusa. Bibiliya itwereka yuko buri kintu cyose Imana yaremye ngo yakirebye ikabona ari cyiza.
Imana ni urukundo. Ni nayo mpamvu Imana ikunda ibyo yaremye byose. Ntabwo yigeze ibibona ko ari bibi, yabonye ari byiza. Ariko Imana iremye umuntu, Imana yamuhaye uguhitamo, kuko yari umuremye mu buryo bw'igitangaza. Imana yamuhaye guhitamo ubugingo cyangwa agahitamo urupfu. Guhitamo ubugingo bihwanye no guhitamo kuyumvira, akanyura mu nzira Imana ubwayo imutegetse. Guhitamo urupfu bihwanye no guhitamo gukora ibyo yishakiye. Ndavuga umuntu ahisemo gukora ibyo yishakiye, mu yandi magambo aba ahisemo urupfu. Imana rero mu itangiriro ni uko nguko yabihaye umuntu, kugira ngo umuntu yihitiremo gukurikira Imana, yihitiremo kuyumvira, yihitiremo kugendera mu nzira zayo. Ibyo ngibyo bimuhwanire n'ubugingo. Ariko nanone niyihitiramo gukora ibyo yishakiye, agakora ibyo atabwiwe n'Imana, ibyo bimuviremo urupfu. Hano mu gice cya 2 cy'itangiriro tubona neza ukuntu Imana yaremye umuntu, yamara kumurema ikarema n'ingobyi, ikayitunganya, igashyiramo ibintu byose. Ndetse by'umwihariko nk'uko biri bitubwira muri iyo ngobyi ngo Imana yamejejemo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa. Ariko noneho ngo imeza n'igiti cy'ubugingo. Imana imeza igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi. Ntiyarekeraho, imeza n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Ndagira ngo urebe hano ibi biti byombi uko ari bibiri. Havuzwe byinshi by'igikundiro byera imbuto ziribwa, ariko nanone Imana itsindagiye ibiti bibiri: igiti cy'ubugingo n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Mu yandi magambo, Imana yaremye umuntu, irangije imushyira inzira ebyiri imbere. Imwereka inzira y'ubugingo, imwereka n'inzira iganisha mu rupfu. Mbese ashatse kumva yaba umunyabwenge, ashatse kumva yakora ibyo ashaka, ashatse guca inzira yishakiye, nabyo Imana yabimushyize imbere ko ashobora kubyihitiramo. Ahangaha rero ndagira ngo urebe hepfo ku murongo wa 17, kuko uyu muntu Imana yaremye, ikamurema mu ishusho yayo, ikamurema mu bwenge bwayo, ikamuha ibyo ishaka byose, ndetse ibona neza ko ari byiza kugira ngo arye anezerwe. Ndetse imuha n'igiti cy'ubugingo kugira ngo ajye arya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Imana ni urukundo. Yaremye umuntu, irangije imuha ubugingo, ariko imuha no kwihitiramo. Itegeko rimwe rukumbi Imana yahaye umuntu, ndetse iri tegeko mbona atari nk'itegeko cyane, ahubwo Imana yamuhaye imbuzi. Nayita imbuzi hano mu gice cya 2 n'ubundi ku murongo waho wa 17. Ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Uyu murongo uragaragara koko nkaho uri mu itegeko ry'uko Adamu atagomba kurya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Ariko impamvu si uko Imana ari igisambo ngo ibe yarashakaga kuzakirirayo ubwayo, nta nubwo ari uko Imana yashakaga kuzagicuruza, nta nubwo ari uko Imana yari igifitemo ubundi butunzi bwihishe muri cyo. Ntabwo iyo ariyo mpamvu, ahubwo Imana yabujije Adamu kurya kuri iki giti kubera yuko Imana yakundaga Adamu, yaramukundaga cyane. Ni nayo mpamvu Imana yamuburiye. Mwene magambo, Imana yari iri kubwira Adamu iti, rwose wemerewe gukora ibyo nkubwiye gukora byose, wemerewe kunyura mu nzira nkubwiye kunyuramo iyi ngiyi, wemerewe ibi ngibi byose. Ariko rero niba ushaka urupfu, igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Mwene magambo, Imana yari iri kubwira Adamu iti, uramenye uzirinde ikibi, uramenye uzirinde icyaha. Iri tegeko rimwe rukumbi umuntu ntago byamutwaye igihe kirekire ngo aryice. Iri ngiri umuntu yararyishe, kandi Imana yari yamubujije kuryica. Umugore n'umugabo bombi bishe iri tegeko Imana yari yabahaye.
aba bantu rero bombi bamaze kwicira itegeko, nk'uko tubibona mu Itangiriro igice cya 3, Imana yagombaga gushaka umuti. Kubera iki yagombaga gushaka umuti? Nuko nk'uko twabibonye mu gice cya 2, Imana yari yababwiye yuko nibarenga kuri iki kintu bakarya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, bazapfa. Ntabwo Imana ijya ibeshya, ntabwo Imana ijya yivuguruza. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Uhereye mu Itangiriro, kuva ku muntu wa mbere ari we Adamu ndetse na Eva, kugeza ku rubyaro rwabo n'umuntu uzabaho bwa nyuma ntazi igihe uwo ari we, ibihembo by'icyaha ni urupfu. Kuko ijambo ry'Imana ridahinduka, kandi Imana ntabwo ihinduka, ndetse Imana ni yera ibihe byose, nihoraho, kandi ihoraho ni yera. Kuva rero Imana ari yera, ntishobora kubana n'icyaha. Adamu na Eva bakoze icyaha nk'uko Imana yari yarabibabwiye, ndetse muri Bibiliya yanjye y'Icyongereza ho handitsemo ijambo ngo ni ukuri rwose no gupfa muzapfa. Ntabwo Imana yigeze ishaka kubashyira mu rujijo, ahubwo yababwije ukuri, ibabwira yuko nibakora icyaha, nibarenga ku itegeko ryayo, nibakora ikibabujije, nibakora icyo Imana idashaka ko bakora, ni lazima bazapfa. Nubwo bafite uburenganzira bwo kugikora, ariko ingaruka zacyo nazo zagombaga kubageraho. Adamu na Eva rero bakoze ibyo ngibyo, bagombaga kugerwaho n'ingaruka Imana yari yababwiye. Ndagira ngo umenye nshuti yanjye uteze amatwi, wemerewe gukora ibyo ushaka byose, wemerewe guca inzira ushaka iyo ari yo yose, ariko ndagira ngo umenye ko hari ingaruka. Hari ingaruka. Natangiye mbabaza ngo kubera iki Karuvari? Urendere icyo kibazo mu ntekerezo zawe. Kubera iki umwana w'Imana yapfuye urupfu rubi ku musaraba w'i Karuvari? Kubera iki utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwanjye nawe? Kubera iki Adamu na Eva bakoze icyaha? Kandi nk'uko Imana yabivuze, ibihembo by'icyaha ni urupfu. Mu Itangiriro 2:17 twabonye ko Imana yababwiye ko nibarya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi bazapfa. Mu Baroma 5:12 ndagira ngo tuharebe twihuse. Abaroma 5:12 Bibiliya irambwira ngo kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Uyu murongo ndawusubiramo. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu umwe ari we Adamu, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Abaroma igice cya 6:23 biravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Mu yandi magambo, iyo umuntu akoze ibyaha, Imana yamaze guteganya umushahara kuva mu Itangiriro. Ibihembo by'ibyaha nta bindi ni urupfu. Imana ni nyakuri, ntibeshya. Imana ntiyambura. Iyo umuntu kuri yo akoze, ni lazima igomba kumwishyura, igomba kumuhemba. Rero niba ushaka ibihembo by'ibyaha, menya neza yuko uzabibona ni urupfu. Bibiliya iratubwira mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo waho wa 8, ndakubwiza ukuri, uhereye mu Itangiriro ukageza mu Byahishuwe, Imana yatweruriye neza yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Byahishuwe 21 umurongo wa 8 Bibiliya iravuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Rero nta nubwo hari urupfu rwa mbere gusa, ahubwo hari n'urwa kabiri. Izi mpfu zombi ni ingaruka z'icyaha.
urupfu rwa mbere ni cya gihe umuntu atandukanwa n'umubiri. Ni cya gihe umuntu atandukanwa n'umubiri. Hanyuma urupfu rwa kabiri ni ugutandukanwa n'Imana. Ndabizi neza niba uteze amatwi ushobora kuba warigeze ujya gushyingura cyangwa se ukaba warumvise aya magambo avugwa ngo runaka yavuye mu mubiri. Uko ni ukuri, ayo magambo rwose ni impamo. Umuntu ava mu mubiri. Ntabwo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo hanyuma ngo umuntu abe ameze nk'ihene. Ihene cyangwa se inka cyangwa se irindi tungo iryo ari ryo ryose riribwa iyo abantu bafashe umwanzuro bakavuga bati urugero iyi hene uyu munsi iraribwa. Iyo rwose biba birangiye, ntabwo iba igikomeje kubaho ukundi. Biba birangiye, ibyayo biba birangiriye aho. Ihinduka imboga, abantu bakazirya, bikaba birangiye. Ariko umuntu ntabwo ari ko Imana yamuremye. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Imana rero yaremye umuntu ngo agire ishusho yayo nk'uko Imana yabitubwiye mu ijambo ryayo, niko yamuremye. Ntabwo umuntu rero ari ikiremwa kimeze nk'ibindi biremwa ngo arekeraho kubaho. Oya, ahubwo umuntu we ajya atandukana n'umubiri. Umuntu ajya atandukana n'umubiri. Urambaza uti se none se ajya hehe? Bibiliya irabitubwira neza. Iyo umuntu avuye mu mubiri ntabwo aba arekeye aho kubaho, ahubwo hari ahandi hantu aba agiye. Ari nayo mpamvu ngira ngo nkwibutse cya kintu, kubera iki Karuvari yabayeho. Iyo umuntu avuye mu mubiri hari ahandi hantu aba agomba kujya. Ndagira ngo turebe muri Luka igice cya 16. Hari urugero Yesu yatanze kuri uyu mugabo w'umutunzi ndetse n'uyu nguyu w'umukene. Bibiliya iratubwira hano muri Luka igice cya 16 umurongo waho wa 19. Bibiliya iratubwira inkuru z'umugabo wari umutunzi, ikatubwira n'undi wari umukene. Bose babayeho mu gihe kimwe ndetse bari batuye ku buryo umukene yari atuye rwose hafi cyane y'uyu mutunzi. Ariko reka dusome inkuru die. Bibiliya irambwira ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bantu babiri, umutunzi wari ufite imyambaro myiza rwose. Bibiliya itubwira ko yari iy'imihengeri ndetse ikaba yari iy'ibitare byiza, ngo iminsi ye yo kubaho yose ngo yahoraga adamaraye. Adamaraye mbese mu Kinyarwanda turavuga ngo uriya muntu rwose iyo umuntu yicara neza yitunganije, yinywera, yirira, ageretse akaguru ku kandi iminsi ye yose, abantu baravuga bati uriya yaradamaraye rwose, ni cyaradamaraye. Kandi koko na Bibiliya ni kwitubwiye ngo uyu mugabo yaradamaraye. Mu yandi magambo nta kintu cyo kumuhangayikisha cyari gihari. Icyo kurya, icyo kunywa, icyo kwambara, aho kuba, ibyo ni ibintu bitari ikibazo kuri we. Yaradamaraye, nta kibazo yabonaga gishobora kumugeraho. Ariko umunsi waje kugera ibintu birahinduka. Hari n'uyu mukene nawe ngo wari wuzuye ibisebe ku mubiri we wose, ndetse igitangaje nuko imbwa ntizashoboraga kwihanganira umunuko w'ibisebe by'uyu mugabo, ku buryo ngo zazaga zikirigatira. Nawe nta mbaraga yari afite, ntekereza, zo kubyirukana. Nta kintu yari afite yakora cyo kugira ngo yigumye cyangwa se yirindire muri uyu mubiri. Ntago byamushobokeraga. Yaba umukire ntiyashoboraga kugumaho ngo abeho ubudapfa, yaba na Lazaro warigatwaga n'imbwa kubera ibisebe byari bimwuzuye ku mubiri. Bombi nta n'umwe washoboraga kwirinda ngo adapfa, bose bagombaga gupfa. Umva nshuti yanjye, urupfu ntabwo rutoranya. Waba umukire waba umukene, nirazi muzapfa. Umunsi wawe nugera uzava muri uyu mubiri. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo bizaba birangiye. Bibiliya irambwira hano ku murongo wa 22 ngo bukeye umukene arapfa, abamarayika
bamujyana mu gituza cya Aburahamu. Wow! Ariko ntabwo yapfuye ngo umukire agumeho. Biratubwira ngo umutunzi nawe arapfa, arahambwa. Nk'uko Bibiliya bivuze, umukene yarapfuye ajyanwa ahantu sekuruza w'abizera ari, ajyanwa ahantu abavugwa cyangwa se abakiranukira Imana bari, mu gituza cya Aburahamu. Ariko n'umutunzi nawe arapfa, arahambwa. Ntabwo wese uko yakabaye yamanutse ngo ajye mu butaka, agume mu butaka. Ahubwo Bibiliya yumva iki tubwira ku murongo wa 23 ngo ageze ikuzimu arababazwa cyane. Naringize ngo yageze mu butaka amara iminsi mike yarabora birarangira. Reka da, ageze ikuzimu arababazwa cyane. Yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye, arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mu tuzi anonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati, oya sogokuruza Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Ndagira ngo ikintu cy'ingenzi nshaka kureba, urebe ko hari ahantu abantu bavuye hano kuri iyi si bajya, kandi aho hantu ni habiri. Hari ahantu h'umunezero, hari n'ahandi hantu ho kubabarizwa. Aha hantu hombi harahari, ubyemere cyangwa ubyange, ariko harahari. Imana ubwayo niyo ibivuga yuko hahari, jye rero nizera yuko hahari. Niba rero hahari, nawe wari ukwiye kubyemera kandi wari ukwiye kwitegura. Kubera iki Karuvari yabayeho? Kubera iki Yesu yapfuye ku musaraba? Kubera iki Yesu yikoreye umusaraba uremereye? Kubera iki Yesu yambaye ikamba ry'amahwa? Kubera iki Yesu yatewe imisumari mu biganza? Kubera iki yatewe imisumari mu birenge? Kubera iki Yesu yatewe icumu mu rubavu? Kubera iki Yesu yatutswe? Kubera iki yaciriwe amacandwe? Kubera iki yapfuye urupfu rubi rw'abanyabyaha rw'imbi ku musaraba w'isoni? Kubera iki? Kubera iki Adamu na Eva, abantu ba mbere Imana yaremye, bayishe itegeko Imana yabahaye rimwe rukumbi, bakora icyaha, bityo bafungurira urupfu, kugira ngo urupfu rugere ku bantu bose. Nk'uko Bibiliya yabitubwiye, Imana ntabwo ibeshya. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ubyanga cyangwa ubyemere, ariko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Hari abantu bamwe bajya bibwira ngo, jewe nzakora neza, ninkora neza ntabwo nzarimbuka, jewe nzajya njya mu rusengero, ninjya mu rusengero inshuro nyinshi sinzigere mbaho ntajya mu rusengero, ubwo ngubwo Imana ntabwo izanjyana mu muriro, ubwo rwose nzajya mu ijuru. Abantu benshi bafite ibitekerezo bitandukanye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibihembo by'ibyaha ntabwo ari ukujya mu materaniro, ibihembo by'ibyaha ntabwo ari imirimo myiza, ibihembo by'ibyaha ntabwo ari ingeso nziza. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, rwaba urwa mbere rwaba n'urwa kabiri. Uyu mugabo dusomye muri iki gice, Nyamutunzi, umubiri we warapfuye, abantu rwose baraza barawuhamba, barawushyingura, bararira, baraboroga. Ariko Nyamutunzi yari yavuye muri uyu mubiri, yari yatandukanye n'uyu mubiri, ndetse Nyamutunzi yaje gupfa urupfu rwa kabiri. Amaze gupfa urupfu rw'umubiri, amaze gutandukana n'umubiri, yaje kongera atandukanwa n'abera, atandukanwa n'Imana yera, ajugunwa mu muriro.
Bibiliya yabitubwiye mu Byahishuwe 21 umurongo waho wa 8, yaduhaye urutonde rw'abanyabyaha ndetse yewe n'abatizera. Ndetse Bibiliya ivuga no ku kintu abantu benshi bazi yuko ahari kitakiri icyaha. Njya ntekereza ko abantu batibuka yuko kubeshya ari icyaha, ariko kandi nageraho nkabona ibyo Yesu Kristo yavuze ko ari ukuri. Yaravuze muri Yohana igice cya 8 umurongo waho wa 44, ndagira ngo masome. Yohana 44 umurongo waho wa 44, yaravuze Yesu ngo mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo sararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Yesu niwe wavuze aya magambo. Yaravuze ngo mukomoka kuri so Satani. Yari arimo abwira Abayuda. Abayuda bari abantu batekereza ko bazi Imana, bari abantu bafite ingeso bitaga ko ari nziza, bari abantu ndetse bagombaga kuba bazi Imana kubera yuko bari ubwoko bwatoranijwe, bari barabonye ibitangaza by'Imana, ndetse bari barumvise ijwi ry'Imana ribabwira rinyuze mu kanwa k'abahanuzi. Uhereye kuri Mose ugakomeza no ku bandi bari barabyumvise. Ariko aba bantu inshuro ku nshuro bari baragiye bagomera Imana, bari baragiye bagomera Imana. Iyo bavugaga ko ari Imana yabo, iyo bavugaga yuko ariyo yabakuye mu Egiputa, iyo bavugaga yuko ariyo yabatoranije, iyo bavugaga yuko bazi ndetse bakorera, abo ngabo bari abanzi bayo. Ni nayo mpamvu Yesu yababwiye aya magambo asharira. Atari uko Yesu yashakaga kubakomeretsa, ahubwo yari ari kubabwira ukuri, kuko Abayuda bari abanyabyaha bakeneye umucunguzi. Kimwe nawe nanjye turi abanyabyaha bakeneye umucunguzi, turi abanyabyaha bakeneye Karuvari, turi abanyabyaha babonera amahoro, babonera ubwiyunge ku Mana i Karuvari ku musaraba. Yesu rero arababwira bano Bayuda ati muri abaso Satani, nawe ariko wumvireho nanjye numvireho. Ndagira ngo nkubwire ngo ku bw'akavukire twese turi abanyabyaha. Twasomye mu Baroma igice cya 6 igice cya 5 umurongo wa 12 ngo ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu umwe. Ntugire ngo rero hari aho bikwepera, kuko uwo nguwo niwe nkomokaho, niwe nawe ukomokaho. Ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu umwe. Ibyaha bigera ku bantu bose, bityo urupfu narwo rugera ku bantu bose. Ni nayo mpamvu ngira ngo nkwibutse nshuti yanjye, wowe uteze amatwi kano kanya, icyo ni igihamya cy'uko utari wava muri uyu mubiri, cyangwa se utari wapfa urupfu rwa mbere ari rwo rw'umubiri. Ndagira ngo nkubwire ngo nkwibutse ko wowe nanjye ikibura gusa ari umunsi, ari n'isaha Imana yagennye. Ariko wowe nanjye tuzava muri uyu mubiri. Mu yandi magambo tuzapfa urupfu rwa mbere ari rwo rw'umubiri. Ariko Imana ishimwe cyane ku bwa Karuvari, Imana ishimwe cyane ku bw'umusaraba wa Yesu Kristo, Imana ishimwe cyane kuko Yesu yapfuye kugira ngo wowe nanjye niduhitamo kwizera icyo Imana yakoze, tutazirirwa dupfa urwo rupfu rwa kabiri, tutazirirwa dupfa urwo rupfu rwa kabiri, tutazigera dutandukana n'Imana, ahubwo tuzahabwe kubana n'Imana by'iteka ryose. Ndetse Imana kuko ari igitangaza ndetse ikaba Imana y'urukundo, yabishyize mu ijambo ryayo. Hano muri Yohana igice cya 5 Imana iratubwira ku murongo wa 24, aya magambo yavuye mu kanwa ka Yesu Kristo. Yesu aravuga ngo nukuri nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Yesu niwe wavuze aya magambo, avuga yuko uwumva ijambo ry'Imana akizera uwatumye Yesu Kristo, mu yandi magambo akizera Imana icyo yakoze muri Yesu Kristo, uwo ngo aba afite ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo, iyo apfuye urupfu rw'umubiri, iyo atandukanye n'umubiri, aba akomeje kubaho ubugingo buhoraho.
ariko ubwo bugingo agiye kubaho ni ubugingo buhoraho bute? Ni ubugingo buhoraho hamwe n'Imana. Ariko nanone sinzi ijambo nakoresha ngo mvuge icyo Nyamutunzi twasomye atwigisha. Nyamutunzi nawe avuye mu mubiri, apfuye urupfu rw'umubiri, ntabwo yarekeye aho kubaho, yakomeje kubaho, ariko ntabwo yari ari kumwe n'Imana, yari atandukanijwe n'Imana. Ari ahantu h'umubabaro mwinshi cyane, aho yatakaga amanywa nijoro, aho umubabaro we atari afite ibyiringiro by'uko uzigera uhagarara. Nyamutunzi naho hantu yari ari, ababazwa, nta joro ribayo, nta manywa abayo, ni umwijima gusa, ni ahantu baririra bagahekenyera amenyo by'iteka ryose. Ibyifuzo byaho ntibijya bisubizwa, ugusenga kwabo ntabwo Imana ikwitayeho. Baravuga, barasakuza, barasaba, ariko ntabwo gusenga kwabo kujya gusubizwa nk'uko Nyamutunzi yasenze. Yewe nubwo yasenze ibintu byiza, ntabwo Imana yigeze ibyumva. Yarasenze asaba ngo bagende babwirize abavandimwe be 5. Ndatekereza ko yibwiraga mu mutima we, akareba ukuntu yababereye urugero rutari rwiza, nubwo yibwiraga yuko ari kubereka ko abagomba kubaho ubuzima, bakinezeza, bakidagadura, bakadamarara. Sinzi niba yarabaraze bimwe mu bintu bye, ntago mbizi, ariko Nyamutunzi arebye kure cyane, amaze gusogongera ku muriro w'Igehinomu, asogongeye ku mibabaro y'Igehinomu, arangije arataka, araboroga, abwira Aburahamu, abwira Lazaro, abwira Imana, abwira abashoboka bose ati yemwe ndabinginze, ijuru nimwohereze umuntu ajye kuburira abavandimwe banjye. Yasengaga ibintu byiza, ariko ntabwo Imana yigeze yumva gusenga kwe, kuko iyo umuntu yageze muri Gehinomu biba byarangiye, ntabwo ashobora kwigera agira ikintu asaba ngo agihabwe. Amahirwe tuyafite uyu munsi, amahirwe yafite none. Uyu munsi ni wo gukirizwamo, uyu munsi ni wo gufatiramo umwanzuro. Kubera iki Karuvari yabayeho? Kubera iki Yesu yapfuye ku musaraba? Kubera iki Yesu yambitswe ikamba ry'amahwa? Kubera iki yambitswe urubindo? Kubera iki yaciriwe amacandwe? Kubera iki yashinyaguriwe? Ni ukubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Hari umuririmbyi nkunda cyane waririmbye indirimbo iri muri iki gitabo cy'izi ndirimbo ziri mu gitabo cy'icyatsi kibisi, indirimbo zikoreshwa n'amatorero menshi, indirimbo ya 249. Uyu muririmbyi yaranezerewe cyane, yaranejejwe cyane nuko Yesu yamupfiriye ku musaraba. Arangije amaze gukizwa ngo yitegereje umusaraba we Yesu yadupfiriyeho, ngo awubonye aramutakambira ngo amubabarire, ariko ashima Umwami avuga ngo ahimbazwe, izina rye ryogezwe hose, kubera yuko yamwogesheje amaraso, yayandi yavuye i Gologota, yayandi yavuye i Karuvari ku musaraba. Isoko nziza yo z'ibyaha iri Karuvari. Ndakwinginga ngo wiyeze muri iyo soko nziza yoza ibyaha iri Karuvari. Nawe uyu munsi wa none uririmbishwe n'umunezero. Karuvari yabereyeho wowe nanjye kugira ngo tubone ubuhungiro, twahungira mu rupfu ruzanwa n'ibyaha. Mana icyamugahishurira buri muntu wese akamenya neza impamvu z'Ikaruvari, kandi akizera icyo wakoze Karuvari. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe
munyabyaha gusa uhari ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira niwaburira imbabazi